Andika riza yandika. Anje wakanditse. Oya. Cyamuhe distance twandike. Ubwo ni nawe uzajya kudukosora. Distance ni wandika neza. Mama, mushaka mareka tukiyigira. Tazamira nkira groupe ba Marisi. Sinzi ngiye kumva mbabona. Umva ahubwo ngiye mfite ikibazo mu mibare. Mushobora kunsobanurira. Nta mibare nizi. Mbere kandi ntabwo ujya wumva physique ntabwo mubonye bajya isomo numva ni irihe. Abazure. Ibaze yuko ngiye geography buri muntu wese uzajya akambaza kuri geography azajya ataha yatsinze. None se nyine mwahise twigira mani sijye bijya mbere. Ngaho dusobanurire se. Twiga mani Ariko dufite amanota meza. Ntapure n'umuntu waba ufite ikibazo yambaza nta kibazo. Namusobanurira ikibazo cyari cyo cyose. Oh yes. Ikibazo mu gifite muri physique. Ya physique mani physique raboje. Reka reka mbabwire. Ndabona hano buri muntu. Uyu nguyu ni physique. Ntapure na geography. Imibare. Mathematics. Basi cyambe ni iki? yewe byose muzajya munsobanura ntarireze. Ntabwo groupe yacu twatsinze. Ako mani twige mani muri kumva ukuntu hari abarimo gusakuza twebwe twigire kabisa. Umwanya ni tufusha usaza nyine. Mbese tubanze uzatara amanota meza kabisa. Tubanze iki nyine? Tubanze physique. Ahubwo twahera kuri physique. Physique tukayiga kabisa. Aka kanya mwanditse ko yakuri physique. Ariko ni byiza. Ariko ntabwo uzi ko mwarimu yavuze ngo physique tujye tuyibandaho cyane. Mujye no kujya ukitsinda abantu sakuza. Muri mushaka kumenya ngo Mani bawe ya groupe yabira kabije cyane. Nese mwanze ko duhera ko Physique mani. ahubwo hagati yaho geography ariyo duheraho. oya mwatse Physique mbabaye. Dukoresha igiceri rero.